Turabasuje cyane bakunzi ba Digital TV namwe mwese mudukurikiye. Wowe urimo kureba ino video turagira ngo tukubwire ko tugeze muri wa mwanya wo kugira ngo tukwereke uburyo ushobora kuba wakoresha computer yawe mu buryo bwiza kandi butagoranye ndetse bushobora kukubyarira n'umusaruro mu nzira nziza wifashishije computer yawe, ndetse wihangane zo gukurikira ino video yacu tuze kukwereka uburyo ushobora kuba wahagarika gusuma kwa fan za computer yawe. Ndavuga kuri koresha imashini yamara igihe kinini ukumva itangiye gusumiza mu ijwi ridasanzwe, ngiye kukwereka uburyo ushobora kubihagarika kugira ngo ejo n'ejo bundi bitazajya bikubangamira mu gihe uri mu kazi. Mu by'ukuri ibintu turi buze gukora byose turifashisha control panel. Urazikandeho, numara kuyikandaho ibere zifunguke. Nimara gufunguka uze hano muri search yayo wandikemo power plan, uze kuza ukande hano kuri choose power plan. Urayikandaho, numara kuyikandaho uze guhitamo kano ka change plan setting, kuga kandi utegereze. Numara gutegereza uze hano handitse change advanced power setting. Urayikandaho, tegereza ifunguke. Nimara gufunguka hano urahasiga uko hameze, n'ahandi hose uhite uza hano handitse Intel Graphics Power Plan. Akenshi ushobora kuza ugasangamo balanced cyangwa se maximum performance, ariko uri buze kuyishyira kuri maximum battery life. Noneho impamvu dusanzemo izi ngizi nuko arizo nahisemo, akaba arizo ndi gukoreraho. Wowe ushobora kuza ugasangamo nk'ingi ya balanced cyangwa se maximum performance. Uri buze guhita wakirika ushyiremo maximum battery life, noneho wongere ubisohokemo. Numara kubisohokamo uze kuza hano kuri processor power management. Processor power management nawe uri buze kuzikirikeho. Nuramuka winjiyemo uri buze gusangamo, akenshi usangamo bikiri 100%, ijana, n'aha hasi harimo 100%. Mu by'ukuri imashini yawe mu gihe uri buze kubisanze hano, uri buze guhita usiba rino jana wandikemo 98, kande kuri OK ndetse na apply kugira ngo umve niba hari icyo biri bugabanye. Niwumva ntacyo biri bugabanye uri buze kugenda ugabanye none imibare. Ubwo ndavuga ku bantu bafite computer umara gucomeka ku muriro utangiye kuyikoresha ukumva irimo gusuma cyane. Nuramuka wumvise imashini uri gusuma cyane muri ubwo buryo, uze gukurikiza izi nzira ndimo kukwereka. Noneho nurangiza uze kubyapplyinga byose birangire, nibirangira uze gukora restart, wongere ucane imashini yawe umbwira uburyo urimo kubyumva. Njyewe rero nabonye uburyo bufashiye yanjye ari ugushyiramo 5, nawe aba ari wo mubare wa nyuma ugarukiraho mu gihe uraba uri kubona imibare yose ishobora kuba yakugoye. Njye ndashyiramo 5, na hasi inze gushyiramo 10, na hano 10. Nindangiza inze gukanda kuri play, then OK. Hano urabona ko ntacyo bansabye, ariko impamvu nuko setting nari ndimo kubereka arizo nanjye nari nsanzwe ndimo gukoresha, akaba ariyo mpamvu batansabye kuzisavinga. Noneho hano niba gusaba kuzisavinga uri buze kuzukora save. Numara gukora save uhite restarting imashini yawe, kandi uze ukanda hano na right click uze kuri shut down and sign out or sign out. Uhita kuri restart. Numara gukora restart uze kongera tegereza umve n'imashini yawe irasuma nkuko yari irimo gusuma.
iyi niyo video njye nari mbafitiye kuri uyu mwanya. Niba ari ingenzi cyangwa ubona hari igitekerezo uyifiteho, uze kutwandikira muri commentaire, tuzagusubiza muri video ikurikira. Murakoze cyane, tuze kubana muri video ikurikira. Ciao ciao.